umaze ubuzima bwawe bwose ukoresha telefone ifite ikirahure kibi. Dore impamvu. Smartphone nyinshi ziracyakoresha ikirahure cya Hz 60 refresh rate. Ibi bigatuma telefone yawe igenda gahoro ndetse rimwe na rimwe bikagusaba gukanda kuri application inshuro ebyiri kugira ngo ibashe gufunguka. Nawe ufite icyo kibazo se? Niyo mpamvu ukwiye guhindura telefone. Itel A90 ifite ikirahure cya Hz 90 bituma iyo uri kuyikoresha igenda yihuta. Ukanda rimwe gusa icyo ushaka gifunguka. Bikaryoha kurushaho iyo uri gukina game cyangwa uri kureba video ziremereye, kuko buri kimwe kigenda neza, amajwi atasigana n'amashusho. Itel A90 iraboneka ahantu hose ku mafaranga 135,700 yonyine. Ese wowe wigeze ukoreshaho telefone ifite ikirahure cya Hz 90? Tubwire muri comment.